Nshuti za Shoza TV1 turabashuhuje. Uyu munsi ubwo nateguraga isomo ry'uyu munsi ndangije kuryandika, naje gutekereza umurongo wo muri Bibiliya. Mu by'ukuri Bibiliya nayizanye hano rwose ndaje mbasomere, yaje guhura n'icyigisho nari nateguye. Buriya ni amata yabyaye amavuta cyangwa se ni inspiration y'Imana, ni umwuka w'Imana watumye nifashisha rino somo kugira ngo nifashisha Bibiliya kugira ngo bigende neza. Nateguye isomo rero rigira riti: niba utegereje gukura ngo ugire ibitekerezo by'inzira z'amafaranga, umeze nk'umwana utegereje kuvuga ari uko yakuze ku myaka 25. Uvuka urya, uvuka wonka, ukazategereza gukora ari uko warangije kaminuza. Muri Bibiliya rero naje gukoresha imirongo 3 turaza kugenderaho. Ni imirongo 3 iri mu Migani 22 umurongo wa 5, 6 na 7. Mu by'ukuri ngene napanze gukoresha umurongo wa 20, umurongo wa 6, ariko naje gusanga ibikubiye muri no nyigisho biri muri iyo mirongo yombi. Umurongo wa 5 mbere na mbere uragira uti: amahwa n'imitego biri mu nzira, amahwa n'imitego biri mu nzira y'ikigoryi, urinda ubugingo bwe azanyura kure yabyo. Ku murongo wa 6 hakagira hati: menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Uyu murongo niwo nashatse gutindaho cyane. Menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Ntago naje kwigisha ivanjiri nubwo nayo kuyigisha ari byiza. Aya magambo ndaza kuyagarukaho, ndaza no kubasomera umurongo wa 7 noneho tuyiganireho yombi. Ariko mbere yo gutangira iyi video, reka mbanze mbagezeho seri y'amasomo, amasomo agera ku 10 agiye gukurikira iyi video, harimo n'iyi y'uyu munsi. Reka mbasomere seri y'amasomo 10 agiye gukurikiraho muri iyi minsi yose kugira ngo muzagire imbaraga zo kuyakurikirana. Impamvu abakire batangira business kare. Amakosa 10 urubyiruko rukora ku mafaranga bigatuma rudakira. Ibintu bikubuza gukorera amafaranga ukiri muto. Uko watangira business nta mafaranga ufite. Skills 5 zaguhindura umukire ukiri muto, cyangwa se ubumenyi 5 ushobora kumenya ugahinduka umukire ukiri muto. Uko wabona amafaranga ukoresheje telefone yawe gusa. Impamvu gukora cyane bidahagije ngo ube umukire. Impamvu ushobora kubyuka mu gitondo ugakora umunsi wose ugakora amanywa nijoro ariko ntube umukire. Buriya ni byiza kuzimenya. Uko wacunga amafaranga make ukabona menshi. Amakosa 10 urubyiruko rukora ku mafaranga. Uko wava ku mafaranga 0 ukagera ku mafaranga ya mbere atuma utangira business neza. Uko wubaka income cyangwa source of money, uko ukora income nyinshi ziguha amafaranga mu buryo buhoraho. Ye ni amasomo 10 muzakurikira kuri iyi channel, ariko by'umwihariko ukigera hano bwa mbere nagukangura kuza ukanda muri aho handitse logo ya channel, aho harimo agafoto kanjye gatoya ukandamo. Iyo urangije ukanda handitse video ukabona urutonde rw'amavideo tuba tumaze kubashyiriraho. Ni amasomo meza cyane agukangura ubwonko, ni amasomo meza cyane ashobora kugufasha kugira ngo ugire imitekerereze ituma ubasha kwikorera. Ntushobora gukira buriya, ntushobora gukira utabanje kubyubaka mu mitekerereze. Nyuma y'aya masomo rero tugiye kubagezaho noneho icyigisho cy'umunsi. Nze noneho kubereka ukuntu buriya Bibiliya nk'igitabo nemera. Niba utanayemera ntacyo, ibyo n'uburenganzira bwawe kuko ntago ndi buhindura imyemerere yawe. Niba wemera Quran utwandikire muri uko muri mu cyarabu uko babyandika, uko muri Quran byanditse, ariko ndabizi neza ni bimwe. Uraza kutwandikira biturutse ku myemerere yawe, tubwire uti hano twebwe muri Quran tubyandika gutya biturutse ku myemerere yawe. N'uburenganzira bwo kugira imyemerere ushaka. Buriya iyo utoje umwana, buriya cya gisambo cyari ku musaraba kikavuga kiti Mana nugera mu bwami bwawe uzanyibuke, kandi koko kikajya mu ijuru.
buriya iyo kiba kidafite amakuru na makeya kuri Bibiliya, iyo kiba kidafite amakuru na make ko hari umwami n'umucunguzi, ntabwo byari kuza byibuze ngo kimenye ngo nyuma y'ubuzima hari aho nshobora kujya. Niyo mpamvu ibyo uzigisha umwana wawe akiri muto, hari umunsi umwe uzashira mu mwuka, hari umunsi uzaba utakiriho, ariko ashobora kuzavuga bati ababyeyi banjye bigeze kunyigisha ko inzira z'amafaranga atari ugukorera abandi, ari ukwihangira umurimo. Inzira z'amafaranga atari ugukora cyane, ahubwo ari ugukurikira ya masomo yose twagiye dukurikira kuri Shishoza TV1. Mu by'ukuri reka ntangire mbagezeho icyigisho cy'uyu munsi, noneho tuze kubona kugaruka mu bisobanuro birambuye aho turi bwifashishe iyi Bibiliya. Niba utegereze gukura ngo ugire ibitekerezo by'inzira z'amafaranga, umeze nk'umwana utegereje kuvuga yakuze ku myaka 25. Kamere muntu yimenyereza n'aba akiri muto. Fata umwana wawe w'imyaka 2 umuha igiceri cy'amafaranga 100, atakubajije arajya kuyagura irindazi, ariko namara kurirya mubaza aho amafaranga ava, ntaho arakubwira. Abana batozwa kurya amafaranga, ntibatozwa kuyabika, nta saving batozwa. Icya kabiri, gendana n'uwo mwana mu muhanda, urebe mu bwoko bw'imodoka zirimo kubanyuraho, umubaze imodoka nziza muri izo. Ndahamya ntashidikanya ko ari buyikubwire, ari bukwereka imodoka nziza kandi nawe uri buyishime. Nyuma y'ibyo, mubaza inzu nziza muzo murimo kunyuraho mu muhanda, uti muri izi inzu nziza ni izihe, ari buyikwereke. Urabona ko umwana azi amahitamo, afite ubwenge. Ugendeye kuri ibyo, ugendeye ku byo ari bukwereke, ibyo birakwereka ko ushobora guheraho ukamwigisha uburyo bwo kuzakoresha amafaranga, ukamwigisha uburyo azakoresha, akazagera kuri ibyo byiza muri ibyo byose yakweretse. Akigurira imodoka nziza, akigurira inzu nziza, akigurira ibirenze irindazi. Ese wowe urazizi? Inzira uwo mwana yakoresha urazizi? Ni ubuhe buryo yakoresha? Kenshi ntitwigisha abana bacu inzira z'amafaranga kuko natwe ntituzizi. Twigishije kuzakora akazi keza kazaduha amafaranga, igu uzabona akazi. Wabaza ibyo umwana azakora namara gukura, akakubwira ko azaba umuyede nka se, umumotari nka se, mwarimu nka se, umukanishi nka se, n'indi mirimo ikorwa n'ababyeyi namwe mwese muzi ariko itabagira abakire. Ugahita wishima, ugahita ushimira umwana ko ari byiza kuko ubonye umusimbura mu kazi kawe. Umunyarwanda yaciye umugani ugira uti, umwana apfa mu iterura. Arongera aragira ati, akaburiye mu isiza ntikabonekera mu isakaro. Twigishijwe nabi tukiri bato, tukabimenya dushaje, ntacyo turi bukosore. Reka nkwibarize, iyo uhaye telefone umwana wawe ngo atarira, ukamwicaza kuri televiziyo imbere ya filime ngo atakuderanja, sinzi niba watekereje neza ko hari igihe kizagera agakenera kwigura umufuka w'umuceri, agakenera kwiyubakira inzu, iyo nzu yubatse akazakenera kuyishyiramo na televiziyo. Byumvikane neza, sinsabye kuvunisha abana ngo bajye kubaka amazu no kugura iyo mifuka y'imiceri, ariko aya mazu n'imifuka y'imiceri babyubaka mu bwonko, kandi bakubaka mu bwonko uburyo nyabwo bazabigeraho. Shishoza TV1 n'abandi bigisha ibiganiro bityaza ubwonko babigufashamo. Uri muto? Nibyo. Uri mu kiruhuko cya Pasika? Nibyo. Ibiruhuko byawe byose ubimaze wicaye imbere ya televiziyo y'iwanyu. Nta kiganiro kimwe kikwigisha imibereho yo gushaka amafaranga, nta kiganiro kimwe kikwigisha imibereho yo gushaka amafaranga mu minsi iri imbere wigeze ukurikira. Nta mwanya ufite
urahuze, uri kuri televiziyo, uri mu dukino twa telefoni, nturi mu mujyi, wowe uba mu cyaro iwanyu batagira televiziyo, nta televiziyo bafite, nta rukwavu woroye, nta nkoko woroye, nta mboga wiharitse aho utuye, ejo bundi nusubira ku ishuri nta kindi witeguye kubabwira. Babyeyi, papa na mama, ikaramu yashize, ikayi y'imibare nayo yarashize, inkweto za siporo nazo zaracitse. Uzaho amafaranga bayakura? Igisubizo ni oya. Ababyeyi bawe ntibakeneye amafaranga yawe, bakeneye ko bazakubona wamenye kwibeshaho, bakeneye ko bazakubona wamenye inzira z'amafaranga no kuyakoresha. Ngutegereje kuzabyiga urangije kaminuza, ukivuka wahise urya, waronse. Nk'aho ibyo bidahagije, nyuma gato wahise uminuza mu kurya, batangira bagukandira umuneke, bakunombera, baguha ibyoroshye, ariko mu gihe kitarenze umwaka umwe wari ufite kaminuza mu kurya. None uyu munsi ntushaka kwitoza inzira z'amafaranga ngo uracyari muto, ngo reka ubanze wige, ngo reka ubanze uminuze. Ko waminuje mu kurya? Hari benshi banyuze muri iyi si bapfuye bashonje kuko batamenye amahirwe, batagize amahirwe bakiri bato yo kumenya inzira nyazo z'amafaranga. Bakoze amanywa nijoro bataruhuka, ariko bapfuye bakennye. Reka twumve Bibiliya uko ibivuga. Mu Migani 22:5 haragira hati, amahwa n'imitego biri mu nzira y'ikigoryi, urinda ubugingo bwe azanyura kure yabyo. Uri umujene, reka ngusobanurire mbone kujya ku murongo wa 6. Uri umujene, ufite byinshi bigukereza ariko bidafite icyo bikungura. Ufite ibirangaza byinshi, wagira ngo ni wowe kigoryi hano Bibiliya yavugaga. Iyo mvuze ikigoryi benshi bararakara, ariko hano nasomye Bibiliya. Amahwa n'imitego biri mu nzira y'ikigoryi. Ikigoryi ninde bavugaga? Ni wowe ufite amahitamo yo kumenya icyo ugomba kureba, ni wowe ufite amahitamo yo kumenya icyo ugomba gukora. Urinda ubugingo bwe azanyura kure yabyo. Uyu munsi dufite social media, dufite ibirangaza byinshi n'ibindi ntarondora, ni wowe uzahitamo. Reka tujye ku murongo wa 6. Babyeyi, wivuga ko umwana wawe akiri muto, ariko reka mbisobanure nifashishije Bibiliya. Menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Uwo ni umurongo wa 6. Menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Igisha umwana wawe business, mutoze hakiri kare, abyubake mu mutwe, amenye uko amafaranga abikwa, amenye inzira nyazo, ko gukora amafaranga atari ukuvunika gusa, ahubwo ari ugukurikira ibiganiro bica kuri Shishoza TV1 bikakugira inama. Reka turebe umurongo wa 7. Umukire ategeka umukene, kandi uguza aba ari nk'umugaragu w'umugurije. Uru rugero rurumvikana neza. Umukire ategeka umukene, ibyo ni ibisanzwe. Niyo yaba atagukoresha uzarebe iyo mwicaranye ntuvuga. Mpora mbivuga inshuro nyinshi hano kuri Shishoza TV1. Iyo uri uruhande rw'umukene ntiwitsamura, iyo uvuze byitwa ko wamusuzuguye. Reka dukomeze ngo kandi uguza aba ari nk'umugaragu w'umugurije. Uzarebe iyo urimo kuguriza umuntu uba upfukamye imbere ye, uba winginga, iyo ashatse arayaguha akagusuzugura. Niba uri umwana, niba ufite ibitekerezo, banza ukire mu bwonko. Uko uzakira mu bwonko uzakomerezaho. Reka dukomeze, aya magambo ya Bibiliya turaza kuyagarukaho mu kanya. Ngo uri umunyeshuri. Hari benshi banyuze kuri iyo ntebe y'ishuri wicayeho, bize iyo kaminuza wigamo, ariko uyu munsi urukweto rwabo rwarahengamye. Bize bazi neza ko nyuma y'ishuri bazaba bakire binyuze mu gusaba akazi. Kwiga mpora mbisubiramo ko ari byiza, ariko ibyo wize ugomba kubikoresha. Nutabikoresha ntacyo bizakumarira.
aba bose banyuze kuri izi ntebe z'ishuri bari bazi ko ari abakire. Uyu munsi ntibabasha kwigura urukweto. Akazi karagutunga kagakiza nyirako. Akazi si akawe, imbaraga ugakoresha nizo zawe, ubwenge ugakoresha nibwo bwawe, ariko umusaruro ukavuyemo wose ni uwa nyirakazi. Iga gushaka akazi kawe, muri make iga kwihangira umurimo. Aya magambo yose ndabizi ko aragukanda ku myanya ndangakababaro y'igihe gito, ariko akazagutera akanyamuneza by'ubuzima bwawe bw'izabukuru, azagushimisha. Hari umunsi uzicara ukishimira gukurikira Shishoza za TV1. Abantu benshi baragira bati nzashaka amafaranga nyuma, nzatekereza business nyuma, reka mbanze nige. Ariko bagakenera imibereho myiza, kwambara neza, kurya neza n'ibindi namwe muzi. Ibyo ni nko kwima umubiri wawe byo kurya. Ukeneye gutekereza kare. Reka nkubwire impamvu ugomba gutangira kare. Igihe nicyo gishoro kinini. Iyo utangiye kare wunguka igihe. Wunguka igihe cyo kwiga no gukosora amakosa. Ubu ngubu nibwo ufite ubwisanzure bwinshi, ufite freedom. Nta nshingano z'umuryango uragira nko gukodesha inzu, guhahira urugo, kwishyura minerivare z'abana, kwirirwa mu kazi ukabura umwanya wo gutekereza n'ibindi. Muri make nta stress zikubuza kuba washyira ubwenge ku gihe, nta stress ufite, nta pressure uriho yakubuza kuba washyira umwanya munini mu kwiga amasomo y'inzira z'amafaranga. Kwigira ku makosa byoroha ukiri muto. Iyo utsinzwe kare urongera ukagerageza, ubaka experience ukiri muto. Iyo ugeze ku myaka 30 ntubugeranywa n'abo mungana, uba uri imbere yabo cyane, uba uri imbere y'abandi bose mungana kubera ko watangiye kare. Reka nkugire inama wakoresha. Wowe ukiri muto ushaka imbere heza, ibande kuri skills zikwigisha gushaka amafaranga no kuyagumana. Niba uri umunyeshuri, iga ibintu bya coding, editing, kudesigninga, byose mu buryo bw'ikoranabuhanga. Turi mu isi y'ikoranabuhanga. Mu minsi mike ubucuruzi butari mu ikoranabuhanga, mu kwamamaza mu ikoranabuhanga, ntibuzaba ari ubucuruzi. Nk'irya mukuru ndabikubwiye. Iga gukoresha ikoranabuhanga riguha amafaranga. Iga gukoresha interinete uyibyaza amafaranga. Iga kwamamaza ibikorwa by'abandi bacuruzi baguha amafaranga, bityo uzamuke. Abantu benshi ntibaramenya gukoresha ikoranabuhanga ku gipimo gikwiriye. Iga kubigisha ikoranabuhanga, bityo baguha amafaranga. Ayo bakuye mu bindi bayaguhe wamamaza. Reka tubanze twamamaze gatoya. Igisobanuro cy'ubutunzi gishakira aha. Niyo mpamvu Furukara Printing Limited yaje ari igisubizo kuri ba rwiyemezamirimo, banyenganda, banyabukorikori, namwe abikorera ku giti cyanyu. Nimuze mbarangire muri Furukara Printing Limited. Mucukubiri n'ibihombo bya buri munsi bibahoza hasi kubera kutamenya icapiro rigezweho muri Kigali. Furukara Printing Limited abayimenye bamaze gukura amayabo. Twandika ku myenda, twandika ku makaramu, ku matase, dukora ibyapa, amafoto yanyu, business card, invitation z'ibirori, ducuruza biyari ndetse n'ibikoresho byazo. Abifuza gutembera, dukodesha imodoka zibatembereza hirya no hino, dukodesha sonorisation mu birori, ndetse kandi n'ibindi byose mwifuza murabisanga iwacu.
Furukara Printing Limited dukorera mu mujyi wa Kigali ahazwi nko ku Nkuru Nziza, ni ku gahanda k'amabuye mu gikari cyaho mu nguni wacu hariranga, ni kwa Jean Paul Habiyakare benshi bamumenye nka Niyoma, nta utahazi ni ikimenya bose. Duhamagare kuri 0789 58 Furukara Printing Limited, umunara w'ibisubizo kubatugana. Ushobora gutangira gukoresha YouTube channel utitaye ku gihe bizamara kugira ngo iguhembe. Igu buryo bwo gukora business zishura telefone gusa, business online, business zinyuranye n'imitekerereze ya kera. Iga saving no gucunga amafaranga. Kurikira amasomo ya Shusho za TV1 niho honyine uzakura amasomo nkaya akwigisha akagutyaza ubwenge. Dore ibyo ukwiriye kwirinda. Ukwiriye kwirinda gutegereza igihe kizaza. Kwiringira ko uzabona akazi keza ukaba umukire. Guta umwanya, guta igihe kuri social media ukamara amasaha yawe ntacyo ukuraho kikungura ubumenyi bushya. Gukurikira abantu badafite direction, badafite icyerekezo, yaba mu kugendana nabo, kwicarana nabo, gusangira nabo, kujya impaka nabo n'ibindi byo guta umwanya. Ibise kandi nabyo bizakunanira. Si ukwirinda ibibi gusa. Usanze bigusaba igishoro cy'amafaranga angana iki kugira ngo wirinde ibi? Urabura igishoro kingana iki? Nta kintu cyiza nk'ibitekerezo bikora neza. Imitekerereze mibi irimbura nyirayo, irakenesha, irica. Ubaka ubukire mu bwonko. Va mu dutekerezo duto, nko kuvuga ko ubonye miliyoni wayigura amandazi, wayikoresha imisatsi, wayikoresha inzara. Ubonye miliyoni 5 wayisohokanamo inkumi nziza ku mazi, warangiza ukayanywera byeri. Ubaka ubwonko buzi ko mbere yo gukoresha amafaranga ubanza kuyabyaza andi, ugakoresha inyungu ukuyemo. Reka imitekerereze yo kutamenya umukire nyawe. Hari benshi bayobye mbere yawe, niba ubakurikiye barayobye, urwobo baguyemo nawe nirwo uzagwamo. Reka gutekereza ko mwari muri imbere yawe ari we mukire wifuza kuba we. Uzabe nkawe mu bumenyi, ariko ntuzabe nkawe mu ikofi. Ndabizi benshi niko baba batekereza. Bifuza kuba bakire nk'abarimu babari imbere, bifuza kuba bakire nk'abanimateri babo kuko bateka amafiriti. Imitekerereze imwe twitiye arwana. Itoze gukorera ku ntego, umenye urugendo rw'ubukire ruteye rute, kuko burya ngo ugenda mu ishyamba utazi ukahaca inkono utazi. Iyo ukurikiye inzira utazi ntaho ugera. Abafaransa baragira bati, quand on suit un chemin qui s'appelle je ne sais pas, on arrive dans un endroit appelé nulle part. Ngo iyo ukurikiye inzira utazi ntaho ugera, nicyo bivuga. Reka nkubwire icyo wazirikana. Nk'uko umwana ukivuka atangira gufata ibimutunga, ni nako nawe ugomba gutangira kubaka inzira z'amafaranga, ugafata ibitunga ubwonko ukiri muto. Ntutegereze kuba perfect, ntutegereze gukura, kuba ufite byose, kuba ufite ubuzima, kuba uriho nicyo gishoro. Tangira nonaha, tangira wige mbere na mbere. Amasomo numara gukira mu bwonko uzaba wakize no ku mafaranga. Niba ushaka kumenya byinshi kuri business, amafaranga n'iterambere, subscribe kuri Shusho za TV1. Kanda like, sangiza inshuti zawe zose iyi video. Nyandikira muri comment nicyo ugiye gutangira uyu munsi. Inshuti za Shusho za TV1, mwakoze kudukurikira. Ibitekerezo mu bifite mutwandikire muri comment. Akaryoshye ntigahora mwitama,
naho ubutaha. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi.